Ibihe byiza bakurikira Ubukungu Talks. Hari inkuru imaze iminota myinshi iri gutrendinga ahantu hose. Twagira ngo nibura natwe tugira icyo tubabwira mu buryo bwa update. Ntabwo tugiye gusobanura aho byahereye kugeza uyu munsi aho bigeze. Gusa ikintu gihari ni uko nyine kigaragara isi yazamutse cyane, dore yuko abanyapalestine nabo bavuze bati enough is enough. Ubu ngubu noneho natwe tugomba kugira icyo twibwira. Ni muri ibi rero niyo mpamvu muri kubona ahantu hose bari kwandika inkuru ko Palestine yatatse Israel, ku buryo Israel yahise itangaza ibihe bidasanzwe ku gihugu yuko bari mu ntambara. Kaze neza ku Bukungu Talks, reka tuvuge makeya ku byo twamenye kugeza amagingo aya ngaya byerekeye n'intambara. Ntabwo turi bujye mu mateka, ariko turaza kureba bikeya by'ingenzi kugira ngo turebe icyo twavugaho kuri kimwe. Umuntu yavuga ahangaha ibintu bidasanzwe nyine twavuga ko byabaye, kubera yuko hashize iminsi myinshi inkuru zigenda zicicikana zerekana cyane cyane ibibazo biri kuba, aho uyu munsi Hamas cyangwa se akenshi bakunda kuvuga ko ari umutwe witwara gisirikare ushyigikiwe na Iran wakoze atake ku buryo bahise bagira iki, bahise bica abantu 22 bazize iki kibazo, ku buryo perezida cyangwa se premier ministre wa Israel yahise yemeza yuko noneho bari ku ntambara mu buryo bweruye. Hari ifoto yagiye yamamara ahantu hose yerekanaga neza abarwanyi nyine binjiriye igice cya Israel, aho bakinjiriye hanyuma bagatwika tank cyangwa se za modoka za gisirikare baziri imbere, berekana yuko batsinze. Amarokete bayateka bisa, binjiriye ahantu hari ku cyo bita border cyangwa se umupaka, barawinjirira yaba mu buryo bw'indege ku butaka ndetse no ku nyanja, ku buryo uyu munsi ku buryo byari bimeze nk'aho igihugu cyisanze gifite umunsi utari uw'akazi. Ubundi ari amasaha mbere gatoya yuko ibi ngibi bitangira, abarwanyi b'umutwe wa Hamas bari bakomeje kuba bajya mu ntambara na za kominote za zindi z'abanya-Israel bateretswe hariya kuri kiriya gice bateyemo. Ahangaha tubibutse yuko abantu bari kuri kiriya gice ntabwo ari abanya-Israel bose babonetse, kuko bagiye bakoresha abasivile bakoreshwa nka shield cyangwa se nk'umutekano w'ubwirinzi, kugira ngo nibaramuka bagize uwo bica bazabona uko babona empathy cyangwa se bazabona uko batracting cyangwa se babona amatwi yo kubumva ava mu bindi bihugu, cyane cyane ibyo bafatanya. Abo ni Israel, kuko murayizi nayo ntabwo yoroshye. Rero ikintu cyabayeho nyine nuko abantu bamaje gukora kurwana guhangana nabo, leta ya Israel inyujije mu bantu bashinzwe ubutabazi nibo bahise bemeza yuko abarenga 22 bitabye Imana ndetse n'abari mu majana babashije kuba bagira iki, bahahurira n'ibibazo. Ahangaha turi kuvuga yuko mu bitaro byitwa Soroka Medical Center bo bavuga yuko bamaje kwakira casualty hazirenga 280, ariko 60 muri bo bamerewe nabi, mu gihe hari ibindi bitaro nabyo byitwa Barzilai Hospital riri muri Ashkelon hafi ya Gaza, nabyo byavuze yuko byakiriye abarenga 182, 12 aribo bamerewe nabi. Ahangaha bwo ni ukuvuga ngo ayo niyo makuru yahise azamuka, ariko ubu ngubu namwe murabyumva nyine social media zuzuye nyine abarwanyi ba Hamas berekana yuko batwaye cyangwa se berekana uburyo bibye imodoka za gisirikare z'abanya-Israel, ibintu byarakaje abayobozi bakuru ba Israel, aho nabo bari barimo barishima bavuga ati bishimana n'abanya-Palestine, bavuga bati Imana ishimwe twabashije nabo kuhangana nabo. Iyi video yakomeje kwirwa yerekana abanya-Israel 3 bafashwe ari bazima, ndetse igisirikare cyabo cyanze kugira ikintu kivuga ku byerekeye na casualty cyangwa se abantu bafashwe. Abo ngabo turi kuvuga abari ku ruhande rwa Israel. Ahangaha ikintu twakubwira, Israel na Palestina nayo ntago ari injiji, nabo bagaragara yuko nabo babizi neza, kuko abantu bafashe babita infiltrators, ni abantu baza biyisa abandi kandi bafite misiyo zibazanye. Murabizi Israel nayo ntiyoroshye,
ku bijyanye cyangwa se nubwo hari intelligence izwi cyane kurusha izindi izwi nka Mossad, ariko hari igice kiri hejuru yayo nabo barabizi yuko abantu batipe ntago bakina, ushobora kuvuga detail bakamenya uko bakurikirana ukisanga bakugezeho. Niyo mpamvu Premier Ministre w'ubunye ba Israel yahise avuga yuko bari mu ntambara, aho yabibwiye yuko bagomba gufata abasirikare benshi bashoboka, kuko iyi ntago ari operation nk'uko zijya zitwa cyangwa se ibintu bye kuba kanya gato, aha noneho ni intambara. Yakomeje kuvuga yuko kandi umwanzi ariyo yari ari kuvuga abanyapalestine yuko bagomba kwishyura igiciro cyihanukiriye. Yongeye anashimangira yuko bari bukore cyangwa se bari butwike cyane umwanzi kurusha uko yabitekereje cyangwa se bigeze babibona. Ibi rero bisobanuye yuko nyine iyi invasion cyangwa se ibi byabaye ku munsi wa gatandatu. Abenshi murabizi neza icyo umunsi wa gatandatu uvuze ku Bayahudi. Ibi rero byahise bibibutsa ibintu byabaye mu myaka 50 ni mu 1973, imyaka 5 ishize nanone kuri uyu munsi, aho bavuga yuko nanone Israel yatewe n'abandi bantu cyane cyane ku kigobe cyitwa Yom Kippur. Yom Kippur ari nanone ku munsi w'isabato nk'uko abanya-Israel bakunda kubivuga. Ibi rero bishobora kuba nyine byahise bihita bimeze nk'aho biri kuhite bishyira mu kangaratete umugabo ukomeye cyane president cyangwa se Premier Ministre Netanyahu. Ahangaha tubabwira yuko yongeye akuraho umuministiri wari wagiyeho w'intebe, bamushinja yuko nawe ari umunyantege nke, ariko nawe kuva yajyaho amaje guhura n'ama-strike ya mbere yabaye hari ibyo ari guhindura mu mategeko nshinga bitagenze neza. N'uyu munsi n'ibingibi biraje, ibingibi babyatangiye no kuba bituma nawe ashyiramo imbaraga nyinshi ku buryo batangira kumubwira ati ku buryo abakomantateri ba politiki bose bari kwibaza neza ukuntu Hamas yabashije gukora ibintu bikagera kuri urwo rwego n'ukuntu abanya-Israel bizerwa. Ibi bisobanuye yuko guverinoma ishobora kuba ifitemo ikibazo cyangwa ikaba yarinjiriwe n'abo umwanzi. Ibingibi nanone biraje rero ntago ari ibingibi nanone, kuko ahangaha nabo bashobora kuba batewe amaroketi bavuga arenze 2500 ku buryo sirene yagiye Tel Aviv na Jerusalem mu birometero 80 biri kure y'aho hantu, ibwira yuko batewe kandi binjiriwe. Ibi rero nabyo bisobanuye yuko bamajije kwinjirirwa muri location 7. Ntibazi ukuntu ngo abantu binjiye barenga amafensi cyangwa se ku buryo binjiye mu buryo bw'ikirere bakarenga aho ngaho, ariko ibyo ni amakuru y'ibanga batari wite bavuga kuko yakica morale y'abayisirikare. Ariko ibitangazamakuru byose birimo birerekana neza yuko binjiriwe, ibintu bitishimiwe n'abaturage ku buryo nabo bagize n'ubwoba. Ari nayo mpamvu ubu ngubu umugabo uzwi cyane nyine bavuga yuko ayobora Hamas yihishe, ntabwo ari uyobora Hamas, bamwita Mohammed Deif, niwe wavuze yuko operation yatangiye yitwa Al-Aqsa Storm. Ubu ni ukuvanga iyi operation rero ni ukuvanga ngo iri hafi ya hehe, iri hafi y'umusigiti ukomeye cyane Abayisilamu twita Baitul Maqdis. Ahangaha niwo musigiti witwa Al-Aqsa niko witwa, aho ngaho niho hantu hari holy ku Bayisilamu ha gatatu nyuma ya hehe, nyuma y'Imaka ndetse n'Madina. Ahangaha rero abantuza nanone abayahudi cyangwa se abanya-Israel bo bahita kari Temple Mount. Rero uyu muyobozi nyine cyangwa se Chief of Defense Minister abanavuga ariko ari uyobora Hamas mu buryo bwihishe, niwe wavuze ati ibyabaye birahagije, kuko uyu mugabo ntago ajya akunda kugaragara muri public, nta wamubonye. Ababyumvishe bose babyumvishe muri audio yavuze, avuga ati iki nicyo gihe cyo kugira ngo abanya-Israel cyangwa se abanya-Palestine bigaranzura abanya-Israel bisubiza ibyari ibyabo bari baratwaye. Aha ni inkuru nyinshi zikomeje kuzamuka, ni byinshi abantu bakomeje kugenda bavuga, ku buryo nyine murabyumva. Uburengerazuba buba buri kuri side ya hehe, buba buri kuri side y'abanya-Israel, bari kuvuga ko bisha abasivili. Ariko tutirengagije ibyo, kuva umwaka watangira abantu bose bari bafite icyizere cy'uko Saudi Arabia irimo irareba uburyo yahuza aba bagabo, ariko ibingibi byabaye biba nyuma y'uko
Saudi Arabia yari imaze iminsi mu biganiro na Amerika ku buryo bareba uburyo bahosha kino kibazo kikagira ukuntu kimanuka kibonerwa igisubizo ku buryo abanyapalestina babona ukuri kwabo batwawe n'ibi bintu. Ibyo rero bihije nyuma y'uko Netanyahu yari afite ibintu yari arimo arakora kugira ahindura ibintu byerekeye n'ubutabera, yabyamuzaniye abantu benshi bigaragambije. None ubu ngubu haje ibingibi noneho nabyo ubwabyo nabyo bitangiye gutera ubwoba niba koko abafite abasirikare bari ready kugira ngo bajye guhangana n'umwanzi. Ibi ni ibintu bije igihe kibi. Gusa Lieutenant Colonel Richard Hecht, uyu nguyu ni umuvugizi w'ingabo z'abanyayisiraheli, yavuze yuko iki kintu kibabayeho ari ikintu kinini cyane ku buryo igisirikare cya Isiraheli cyahamagaye abasirikare batabara iyo byakomeye cyangwa abo bita barizavu ngo baze barebe yuko cyaza koko cyaza kureba uburyo bagira nyine bahangana. Gusa kugeza amaginga y'abanyayisiraheli ukomeza kwibaza ukuntu aba bantu ba Hamas babashije kubacika bakabinjirira, ntago bari kugisubiza kuko niyo spokesperson w'igisirikare cyangwa se umuvugizi w'igisirikare we yakomeje kuvuga ko ari ikibazo cyiza. Ibi ngibi bije nyuma y'ibihe binini kuko nonaha dushobora kuvuga byinshi kuri iyi nkuru, ariko ikintu cyonyine mugomba kumenya, Isiraheli nayo ntago ari shyashya kuko nayo yari imajije kwica abarenga 300 ingahe, abo ni hafi 372 yica ku ruhande, ariko 32 bishwe uyu munsi n'abakomeretse. Murabona ukuntu bise b'intambara. Ubwo ni ukuvanga ama statement yose muri bubone ni byinshi biri kugenda bizamuka, ariko ntago byoroshye nonaha. Reka turebe ukuntu biza. Ayo niyo makuru yaragezweho none aya maginga, ariko ibiryango nyine icyo twasorezaho nyine murabyumva. Belgique nyine yayifatanyije na Isiraheli, birumvikana binuza by'ubumwe bw'Uburayi nyine ntibyigeze byita yuko ibyo Isiraheli ikorera Palestina ari uburyo cyangwa se ari ibintu by'iterabwoba, ariko byabaye bahise babivuga yuko babirwanyije. Egypte nayo yagerageje gufata terene trihanga kugira ikivuga. Ufaransa bwo birumvikana ko bagomba gufata uruhande rwa Isiraheli. Ahangaha Macron niwe wavuze. Ubudage babinyuje kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Annalena Baerbock, nawe yavuze yuko nawe ari kwifatanyije n'Uburusi na Isiraheli. Ubugereki bwifatanyije na Isiraheli. Iran niyo ya mbere yahise inyuza umujyanama wa ntuza we w'umuyobozi w'ikirenga Ali Hossein Khamenei. Uyu nguyu niwe umuyobozi mukuru w'ikirenga hariya, we yahise yifatanya neza ku mugaragaro ko ari kumwe na ntuza n'Abapalestine. Birumvikana Italiyo iri ku ruhande rw'iki, ku ruhande rwa Isiraheli, ivuga yuko yo igomba ngo abataliyani bagomba bo bahise bavuga bati Isiraheli ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, mu gihe nkuko twabibabwiye yuko Isiraheli iri kuvuga yuko iri mu ntambara kandi yizeye neza ko izatsinda kandi umwanzi azishyura ibirenze ibyamubayeho. ubu ngubu ni Netanyahu. Hezbollah nk'ibisanzwe iri gufasha hafi, iri kuvugana hafi cyane n'ubuyobozi bwa Palestine, yiteguye kubafasha. Ibi byose biri kuba nyine ubwo Palestine Perezida Abbas nawe yavuze yuko abo bantu babateye bakabinjirira babatera ubwoba nabo bagomba kuvanwa aho ngaho. Yewe yanakoze inama y'igitaraganya n'abayobozi bakuru kugira ngo agire uburyo baganira ku byo bagiye gukora guhera nona. Ahangaha na Poland, Uburusiya bwo bumeze nk'aho ngo bwavuze yuko buri kuvugana n'ibice byombi, yaba Isiraheli na Palestina n'ibihugu byose byegeranye n'ikiriya kibazo, ariko ntago bigeze bavuga yuko bavuze yuko ibyiza ari uko bakemura ikibazo cyabo, ntibigeze bagaragaza uruhande. Ahangaha Uburusiya bwabyirinze cyane kuko bombi bushobora kuba bubakeneye, nabwo bufite intambara burimo. No kuvanga amaso yose ameze nk'aho yahise yimukira, ntawe uri kwita ku biri kubera muri Ukraine. Abantu bose bashyize amaso ku biri kubera hariya muri Israel ndetse na Palestine. Dukomeze dukurikirana amakuru nyine tureba aho bigana. Gusa izo nizo update twababwira, ariko nk'uko mubizi cyane ahangaha Ukraine nayo ngo iri kwifatanya n'iki n'abanya-Israel ngo bagomba kwitabara. Murabyumva nanone James Cleverly cyangwa se uyu foreign secretary cyangwa se uyu twagira nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga, nawe murabyumva nawe icyo yavuze yuko nyine
abanya-Israel ngo bafite uburenganzira bwo kwitabara. Ayo ni amakuru akomeje kuzamuka, rega dutegereze turebe aho bigana, ariko ntabwo byoroshye. Ciao shalom, naho utani inkuru tutagombaga kurebya twirenze inkoyi tutagize icyo tuyivuga.